Mbere yuko dutangira neza reka nizere ko wadukoreye subscribe udusapotinga mbaye nkushimiye cyane. Uyu musore urimo kureba ahangaha amazina ye nyakuri yitwa Niyogushimwa Habakuki, ndetse nunumva neza urumva ko rimwe mu mazina yiwe riri mu gitabo cya Bibiliya yera. Nimba uri umukristo ibyo urabyumva cyane kundusha. Impamvu mvuze ku bintu byo gusenga, murabizi twese twubaha Imana, ni ibintu bisanzwe. Ubundi bijya gutangira hari mu mwaka w'ibihumbi 2023, kugeza ubu ngubu hamajije gucaho imyaka 3 yose ninjiye mu ruganda rwa sinema. Ahangaha nangiye kwivugiraho njyewe. Wenda ku ruhande rwawe ushobora kumva ko ari ibintu bisanzwe kuba umu content creator yamara hafi imyaka 3 yose nta n'igiceri cy'icuma arakora. Ku ruhande rwawe ushobora kumva bitangaje. Ubundi ni ikibazo rusange gihuriramo n'aba content creators benshi bo mu Rwanda, ibi ngibi barabyumva cyane. Wenda twirengagije ibyo ngibyo, ubundi kubona ikintu cyitwa watch time hours ni ibintu bigora cyane ku mu content creator. Nimba uri kureba iyi video uba warigeze kugeraho igitekerezo cyo kuzaba umwe mu ba content creators bo mu Rwanda, iyi video ndayikugeneye kandi ndanagusuhuza cyane, nagusaba kugira izindi mbaraga uzabizanamo zidasanzwe. Ubundi Imana yonyine niyo izi bino bintu ukuntu bitugora, cyane cyane ku ba content creator baba banafite ubushobozi bukeya bitewe n'imiryango bavukamo. Mbere yuko dukomeza neza ariko ugomba kubanza ukamenya bino bintu. Nukanda kuri iyo like ndetse na subscribe, uri butume video yanjye igira andi mahirwe yo kuba yakongererwa views. Ubundi ni ibintu biba bidasanzwe, reka mbigusobanurire neza. Kuva ku subscribers umwe kugera ku ba subscribers 1000 uba watangiye kuba umwe mu ba content creator batangiye kubizamo kinyamwuga. Ni ukuvuga ngo urundi rugendo bushigaje aba ari urw'indi tashi yo gushaka icyo bita watch time hours. Ni ukuvuga ngo YouTube ikugenera iminsi 365, ubwo nubishyira mu mibare neza urumva ko ari igihe kingana n'umwaka. Nimba wibuka neza we twatangiranye kino kiganiro, nigeze nkubwira ko mbimazemo hafi imyaka 3 yose ndi umu content creators ndetse utaramonetize. Ibi kugira ngo bisobanukirwe neza byasaba indi part 2. Nushaka ko dukugora part 2 tubisobanuraho ubyandike muri commentaire. Ndetse ndagushimiye cyane, iyi foto urimo kureba ahangaha ni imwe mu bajene nubaha cyane bamfashije. Reka nizere kuri budusabe part 2, ndagushimiye.